isezerano.com. Hallelujah. Turashima Imana We are grateful to God ko ifite umugambi mwiza that He has a good plan ku buzima bwacu, unto our lives, kandi uwo mugambi yawutangiye igiciro kingana n'amaraso yayo. and He gave a great price to that plan that equals to His blood. Niyo mpamvu turiho turi urubyaro rw'Imana, That's why we are born of God, nubwo tuvuka mu bantu, though we are born from people, ariko Imana binyuze muri Kristo yaratubyaye, but God through Christ He gave birth to us, turi abana bayo. and we are His children. Reka dushimire Imana ku bw'icyo, Let kuko us thank twari God abana for that. b'abantu ariko ubu turi abana Let b'Imana. us thank God for that, because we belong to people, but now we are children of God. Ibyo yabikoze ifite umugambi ku buzima bwacu, He did that because He had a plan unto our lives, wo kugira ngo ikorere muri twebwe, a plan to work in us, yiyerekanire muri twe, to reveal Himself in us, kugira ngo ikomeze ibyara abandi bana kandi bayo beza. so that He continues birthing other children who are good. Niyo mpamvu tumaze iminsi tuvuga ku ijambo ryitwa ububyutse. That's why we've spent days talking about revival. Mu rurimi rw'ikigiriki basobanura ko ari uburyo bwo guhemburwa n'Imana. In Greek, it means being set free by God. Iyo tuvuze ijambo ububyutse, When we talk about the word revival, mu buryo busanzwe nk'uko tubisoma mu Kinyarwanda gisanzwe, in our usual way, just like we read it in our local ariko language, ubusobanuro bwiza bushobora kudusobanukira, but the great meaning, bivuze guhemburwa n'Imana. it means being set free by God. Haleluya. Hallelujah. Iyo rero Imana ishaka kuduhembura, When God wants to set us free, cyangwa se Imana irimo ishaka kugira ngo yiyerekanire mu buzima bwacu, or if God wants to be revealed in our lives, idusaba ko dukwiriye kugira kwitegura, He requests us to be prepared, kugira ngo ibone umwanya muri twe. so that He gets a place in us. Guhemburwa Being set free, cyangwa se ububyutse or revival, ni igihe Imana ishyiraho it is a time that God puts in place mu bantu bayo in His people, kugira ngo yiyerekane mu buryo bufatika. so that He reveals Himself in a tangible way. Ni igihe Imana ishyiraho It is a time God mu puts bantu bayo in His people, kugira ngo yerekane ubwiza bwayo, so that He reveals His glory. yerekane ishusho yayo. He shows His image. Haleluya. Hallelujah. Kuko yifuza ko Because He wants, hari abandi bantu because He wishes that there are other people bakomeza kuvuka who are continued to be birthed, bitwa abana bayo. and they are called His children. Ibishaka kwimura abantu mu rubyaro rw'abantu He wants to shift people from being born of people, kugira ngo ibabyare baze mu rubyaro rwayo. so that He gives birth to them and they belong to Him. Ibyo bintu In that thing, ishaka umuntu bikorana nawe. He wants a person to work with. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Give glory to our living God. Imana yacu ishyirwe hejuru. May our God be lifted on high. Imana God, ihora ishakisha umuntu He's always looking for a person, mu bagabo, in men, mu bagore, in women, mu basore, in young mu guys, bakobwa, in youth, in girls, mu ngeri zitandukanye z'abantu. in different levels of people. Ihora ishakisha uwo muntu He is always looking for that aho one person, yamukura, where He would get him from, ushobora kuyemerera who would be willing, kugira ngo ibyarire muri we so that He gives birth through him abantu other people basa nayo. who resemble Him, who resemble God. Haleluya. Hallelujah. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Amen. Niyo mpamvu That's why, nk'itorero apostolike, as Apostolic Church, Imana imaze iminsi iduha amagambo. God has spent days giving us certain words. Uhereye ku gihe muzehe yari ariho, From the time our father was uwo living, mwaka watangiye, that year that began, yaduhaye ijambo riri mu Bafilipi ibice 4 He gave us a word that is in Philippians chapter 4 ku murongo wa 9. and verse 9. Dutwaye igihe turisubiramo. We've taken time going through it. Umwaka ugeze hagati, And in the midst of the year, cyangwa se wenda gusoza, or while it was ending, muzehe arataha. our father died. Imana And God
inyuze mu bakozi b'Imana batandukanye through different servants, irongera iragaruka he again came back iduha irindi jambo and gave us another word rishingiye ku bintu bikubiye mu cyanditswe dusoma muri Yosuwa ibice bitatu that is based unto a scripture that is in kuva ku Joshua murongo wa chapter 3 mbere from verse 1 kugera ku murongo wa 17 to verse 17. hakubiyemo ijambo rimwe rivuga ngo ndashaka mwambuka. In that there is one word that says, I want you to cross over. Dutangiye uyu mwaka When we were beginning this year, Imana iduha icyanditswe God gave us a scripture kiri mu Baheburayo that is in Hebrews ibice bitandatu chapter 6 umurongo waho wa mbere. verse 1. Jewe nabaye wigiye imbereho gato So me, I went ahead, ku murongo wa kabiri ariko ntawurangije, And ariko mwe went in nimusoma muzawusoza. but if you read the whole of it. Nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, And that's why we should leave the elementary Tukigira teachings of imbere. Christ and go forward. aho dutunganirizwa Where we rwose, are perfected from. kugira ngo So that tutongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri we won't again lay the foundation, ari rwo kwihana imirimo ipfuye which is repenting from bad no acts kwizera Imana. and believing Pawulo in God. arakomeza avuga n'ayandi magambo, icyo cyanditswe nugikomeza uraza kubona ayandi magambo yavuze. Paul goes on and says even other words. Ariko umurongo wa mbere twinjira mu murongo wa But kabiri from verse 1 while going to yaravuze verse ngo 2, we kubera say yuko that amajyambere yanyu yo mu mwuka yahagaze because your spiritual growth has been stopped. kandi Imana ishaka ko ukwiriye gukomeza kwigira And imbere. yet God wants you to move forward. Ndabona nimutinda I see that if you delay, nzongera ngaruke I'll again come back kugira ngo mbubake so that I rebuild you. nkoresha ibikoresho bitandukanye. Use different Icya mbere instruments. nzakoresha And the first thing that I'll ni use, ukubabwira kwihana imirimo It ipfuye. is telling you to repent. Haleluya. Hallelujah. Ndashaka kuvuga I want to say that. ko I want to say that. iyo Imana ishaka kwereka abantu bayo ubwiza bwayo mu buryo bufatika, When God wants to reveal His glory iyo unto His ishaka people, guhishura ishusho y'ubwiza bwayo, if He wants to reveal the beauty of His image, isaba abantu ko babyitegura. He requires people to be prepared. Uko kwitegura And that preparedness, bisaba ko tuba mu mwanya it requires us to be in a place nyawo ukwiye, ahahandi Imana ivuga ngo nimpagera nzasanga hari tugendane. in the right place where God says that if I go there, I'll find them and I'll walk with Uwo them. mwanya nyawo ukwiye That right place, ni ukwihana gukomeza. it is continuous repentance. Pawulo avugana n'Abaheburayo When Paul was talking to the Hebrews, abagaya ko amajyambere yabo y'umwuka yadindiye, rebuking them that they had stopped yarababwiraga their ati spiritual nzaza growth, mbafashe he told them that I will come and help you kugira ngo twongere twubake urufatiro rw'iterambere mu so mwuka, that we again rebuild the foundation of hangirire spiritual ku growth. kintu cyitwa kwihana. And I'll begin from repentance. Kwihana, Repentance. kwihana. Repentance. Ntabwo iyo twakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, When we've received Jesus Christ as our personal Savior, kuri urwo rufatiro dusimbuka ngo duhite dushyiraho guhamagarwa, we don't just jump on that foundation and we add on a calling, ngo dushyireho kuba ba pasiteri, or we put on being pastors dushyireho n'ibindi bintu. or other things. Tubanzaho ikintu cyitwa kwihana. Instead, we lay on that foundation what they call repentance. Haleluya. Hallelujah. Kuko muri icyo kintu cyitwa kwihana Because in that thing called repentance, niho tugenda twakira ishusho yo kuba abana b'Imana. that's where we go on receiving the image of being children Twavutse of mu God. bantu, We were born from people tubyarwa and n'abantu, given birth by people. igihe kiragera Imana ishaka ko itubyara And time came and God wanted ngo to tube birth us abana bayo. so that we become His children. Ibinyuza muri Kristo Yesu. He did it through Jesus Christ. Kristo uwo nguwo And that Jesus niwe Christ, shusho y'Imana itaboneka, He is the real image of God that is unseen. kugira ngo tumenye uko dusa n'Imana. So that we know how we look Tugomba to resemble gukurikira God. Kristo. We must follow Christ. Kuri urwo rufatiro rero And on that foundation, dushyiraho kwihana imirimo ipfuye. we add on repentance Petero from nawe bad acts. yavuganye n'abakristo, yavuganaga nabo And Peter mu spoke to the priest and he was rwandiko rwa speaking kabiri to yabandikiye In the second letter he wrote to them, igice cya mbere chapter uhereye 1, ku murongo wa 5 From verse aravuga ngo 5. kwizera mukongereho ingeso he nziza. says that unto faith you add good works. Ntabwo yavuze ngo mukongereho pasiteri, mukongereho sinzi n'ibindi bintu byinshi. He didn't say that we add on other titles, mukongereho ingeso nziza, but add good works. mukongereho kugenda mwihana.
you add on repentance. iba warakaraga ubyihana, If you already Niba found God, wasambana please kubyihana. go from it. If you've been committing adultery, then niba don't do hari it. ugenda ubyihana. If there are other things, repent from noneho them. za ngeso za kimuntu And then all those characters of human beings, zipfe zisimburwe n'ingeso z'Imana. they'll die and be replaced by the character of God. uwo mutima umeze utyo That heart that is like that, niwe Imana iba ikeneye kugira ngo ize iwuhagararemo, It is the one that hanyuma God needs. yerekane ubumana it bwayo. is the one that God needs so that He stands in it and reveals His godliness. ubumuntu bwacu bugomba kuyibisa, Our humanity should go away ubumana bukabona uko bubona aho bujya, and godliness gets a place. hanyuma ikiyereka abandi bantu inyuze muri twe, And He reveals nabo Himself to other bakavuka people bakaba through abana us, b'Imana. and they are born and become children of God. abantu twabanye ku wa gatatu, ku wa gatanu, ndetse n'abo twari turi kumwe mu gitondo, The people were with on Wednesday, Friday, and those were with in the morning. nababwiye icyo Imana yavuganye natwe twinjira hano aha hantu muri iki kibanza. I told them what God told us while we were entering in this place. hari hatarasa gutya, It didn't look like this. hari ihema ry'icyatsi, There was a green tent. twicaraga ku biti, kimwe gishinze, hari ikindi, hari hano hariho urubaho We rutambitse, sat on wooden chairs. harimo umukungugu, There was dust. nta byuma twari We dufite, didn't have instruments. bakavuza ingoma, And they would drum. tugasimbuka mu mukungugu. And we drummed in that nuko nguko sand. hasaga. That is how the place looked like. umunsi wa mbere twinjiye aha So hantu, the first day while we were entering this place, Imana yavuganye natwe nk'itorero God spoke to us as the church iciye mu mugabo witwa Alfred. through a man of God called Alfred. yaratashye. He died. Imana ivugana natwe, God spoke to us. iravuga ngo torero, And He said, the church, igituma nkuzanye hano the reason I've brought you to this place, ni ukugira ngo it is that ube you icyitegererezo. become exemplary. Haleluya. Hallelujah. impamvu mbazanye ahangaha torero The reason I've brought you here, church, ni ukugira ngo mube I want you to icyitegererezo. be exemplary. umuntu wese witwa apostolique, Every person that is called ubwo apostolic, abitwa abashyitsi muri twe bihangane, The visitors, please bear with us. namwe birabareba but it is ko also namwe muri concerns abana you b'Imana. because you're children of God. ibyo turimo tuvuga turabisangiye, We share what we are talking twebwe about. nk'itorero, nawe nk'umushyitsi waje waramenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, We as the church, and you as the iragushakamo visitor who umwanya served. He wants a place. yakoreramo kugira ngo ibyare abandi bantu. He wants a place to operate in you so that He gives birth to other people. ariko reka mvugane gato n'umunyetorero. But let me speak to those that belong to this church. muntu witwa apostolique, A person who is called ni apostolic here. ukuvuga It means that iyo dutambuka when we take our steps, dutwaye imodoka, driving, turi ku mashini, when we are on our twandika, laptops, turi mu murima duhinga, while we are digging in the ikintu farm, tugendana something we walk with, ni ikintu kivuga ngo arashaka ko mba icyitegererezo, it is something that says that He wants me to be exemplary. arashaka ko mba He icyitegererezo. wants me to be exemplary. waba urimo ubagara niko uba urimo Whether you're ubigenza, harvesting, waba urimo wandika, whether you're writing, you're icyo typing, kintu nicyo kizamuka cyane. that is what should always be nabwiye on top. abajene twari turi kumwe mu gitondo, bari bakiri bake, I told the youth who were in the ndababwira morning, ngo and bana batoya muturimo, I told them that children who are ministers, uba icyo Imana ishaka, niba uri apostolique koko, what God wants if you belong to this church, ni ukugira ngo utware iryo banga nk'inda utwite kandi yenda kuvuka, it is carrying that secret as a kuko ugiye pregnancy. kubyara ageze igihe ntabwo agenda uko ashaka, Because a person who is almost giving birth doesn't walk the way they want. kuko abazi neza ko umwanya uwo ari wo wose ashobora kubyara, Because they know that anytime they can give birth. ndetse aba mu mwanya, And he's always hari in the right umwanya place. abamo kuko aba ashaka kugira ngo umwana aze kuvuka ari ahantu hakwiye. There is a place they're always in because they want the baby to be born in the right place. Imana irashaka umwanya And God needs that place muri twe. in ourselves. Imana ihabwa icyubahiro. God be glorified. Imana yarambwiye God told me that. ngo ubabwire ko Go tell them nshaka that. gukora ikintu. Tell them that there is something I want to do.
ndashaka kwiyereka abantu banjye. I want to reveal myself unto my people. Ndashaka kwerekana ubwiza bwanjye. I want to reveal my glory. Ndashaka kongera kwiyereka abantu bundi bushya. I want to again let people see me in a new way. Ubambwirire ngo nkeneye umwanya. Please tell them that I need a place. Aya magambo Imana yavuganye natwe twinjira hano. These words that God spoke to us while we were entering this place, Arasa nyine nirindimo kuvuga. they resemble these ones that I'm talking about. Ububyutse Revival ni igihe Imana is a time when God ishyiraho umwanya puts a place wo kwiyereka abantu bayo to reveal himself unto his mu people buryo bugaragara. in a tangible way. Haleluya. Hallelujah. Nakomeje gutanga urugero kuri Peter kuko turamenyeranye. I continued giving an example on Hari igihe Peter. ajya avuga ngo ndumva nuzuye. There is a time he says that I'm feeling filled. Ngo ndumva nuzuye, ngo ndumva nuzuye. That I'm filled. Kandi koko niko biba bimeze. And truthfully, that is how it is. Abayumva Imana muri we. He feels God in himself. Ariko urwo rugero abyumvaho, But that level he gets twe ntabwo it, dushobora kurubona. we can't see it. Hari igihe rero Imana iza There is a time God comes kugira ngo yisobanurire abantu. so that he lets people know him Haleluya. Hallelujah. Inyuze mu bintu bifatika. through things that are seen. Kugira ngo abantu nibabibona So that when people see them, bavuge bati Imana, they'll say that tubonye Imana. God, we've seen God. Imana turimo kuyibona. We are seeing God. Twasomye icyanditswe kiri mu ngoma za kabiri. We read a scripture that is in 2 Chronicles, Ibice 35. chapter 35. Ntabwo turi bugisome uko ni kirekire. We won't read it because it's a long scripture. Ariko kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 19. But from verse 1 to verse 19, Ariko ayo magambo aravuga ku mwami Yosiya those words are talking about the King Josiah. ko yimye ingoma nyuma y'abandi bami bari bamaze gutegeka gutwara i Yerusalemu. That he reigned after other kings that had reigned Ngo in Jerusalem, barakonje barasinziriye, who were called and had done so. Pasika itakizihizwa nk'uko Imana yashakaga ko bigenda. And they weren't celebrating the Passover as God wanted it to. Ariko Yosiya But when Josiah, ku gihe cye in his time, ngo ashyiraho gahunda yo kwizihiza Pasika. he put a program to celebrate the Ngo iyo Passover. Pasika bizihije In that Passover they celebrated, bakoresheje ibitambo byinshi they cyane, used very many yari sacrifices. yiteguwe. It was prepared, Biteye organized. ubwoba. It was very amazing. Icyo gice gisoza kivuga ngo And that scripture uhereye ku was gihe cy'umwami cy'umuhanuzi Samweli, that from the time of ngo Samuel n'abandi bami bari barayoboye and Isiraheli, even other kings ngo that had ntabwo hari reigned in Israel, harigeze habaho Pasika iyo that ngiyo. they had never been a Passover like that one. Haleluya. Hallelujah. Icyo ngo cyari ikimenyetso cy'ububyutse That was a sign of revival muri Isiraheli. in Israel. Cyari ikimenyetso cy'uko Imana yaje kugenderera Abisiraheli, yaje kubiyereka. It was a sign that God has visited the Israelites. Ariko But icyanditswe cyo kiri mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo igice cya 8 ku murongo wa 16. the scripture in Matthew Turagisoma. 8:16, we shall read it kugira ngo twumve urugero rw'uburyo Imana iyo yaje kwiyereka abantu bayo ibigenza. so that we shall know the level of how God reveals himself unto his people. Hanyuma abantu bajya batanga mikoro kugira ngo dusome, And people who help us read, bihute bazane mikoro please hanyuma bring the microphones. tubashe gusoma. So that Cyangwa we se read. wigire hino umuntu ushobora kudufasha. A person who is going to help us to read. Iryo jambo riravuga ngo That word says that nuko ku mugoroba in the evening bamuzanira abarwayi they brought unto him the benshi, very many sick people, ngo arabakiza, and he healed them. wakiza n'abarimo abadayimoni, ngo kandi akoresha itegeko. And he healed those who possess demons, and he used the word. Haleluya. Hallelujah. Igihe Yesu yari arimo agenda muri Isiraheli, When Jesus was yari walking in Israel, ikimenyetso cy'ububyutse, it was a sign of revival. yari ikimenyetso cyo guhemburwa kwa It Isiraheli. was a sign of being set Hanyuma free. rero ngo igihe kimwe
And then one time, kugira ngo akangure abantu so that he awakens abamenyeshe ko people, Imana yabagendereye tell them that God ngo has hari ibintu visited yakoze them. bigaragarira abantu. There are things that he did and people saw them. Haleluya. hari Hallelujah. ibintu ngo yakoze bigaragarira There are abantu people, there are ngo things he did akiza and people saw abarwayi him. indwara nyinshi zirakira He healed the kandi sick. yirukana abadayimoni And he sent away the abirukanisha demons itegeko. and sent them with the word. Abantu baratangara baravuga bati Imana iturimo. And people were shocked and they say that God is amidst us. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Imana ihora ishaka umuntu God is always looking for a person uri mu mwanya nyawo ukwiye who is in the right place kugira ngo ibashe kwerekaniramo ishusho y'ubwiza bwayo mu buryo bufatika. so that he reveals his image in a tangible way. Torero, Church, icyo ni Imana irimo yifuza. that is what God wants. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Iyo dusomye muri Ezekiyeli When we read in Ezekiel igice cya 18 chapter 18, umurongo wa 30 kugera ku murongo wa 32 verse 30 to 32, ndetse no mu rwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto and the 1 Corinthians ibice 7 umurongo wa 4 kugera ku murongo wa 11, 7:14, Joel ibice 2 Joel chapter 2, umurongo wa 12 n'uwa 13 kugera ku murongo wa 17. verse 12 to verse 17. Aba bahanuzi batwereka uburyo Imana All these yari irimo prophets- ivugana n'abantu kwishaka umwanya nyawo ukwiye muri bo kugira ngo ibone uko yiyerekana. All those prophets show us that God wanted a place for him to Ariko reveal himself unto umuhanuzi his people. Joel we But Joel, aravuga ngo he said that nihabeho kwiyiriza ubusa no gusenga there shouldn't be a fasting and prayer. ngo abantu bareke gutanyura imyambaro People should stop ahubwo rendering their batanyura garments, imitima yabo but they should rend their hearts. ngo bace bugufi They should humble ngo themselves. n'abatambyi nabo bave mu byubahiro byabo And even the priests should get out of their honors. kuko Imana yari irimo ishakisha ahantu ishobora kwiyerekanira. Because God wanted a place to reveal himself. Aya magambo dusoma mu gitabo cya Yoweli The words we read in Joel, asozwa n'amagambo dusoma tugeze mu murongo wa 28. they wind up by the word that is in Ayo verse ni nayo 28, abakozi b'Imana bakunda kwivugira cyane. where most servants of God Aravuga always ngo preach. hanyuma y'ibyo They say that after that, asoza avuga ngo hanyuma y'ibyo and then abahungu n'abakobwa banyu bazahanura your men and women shall n'abakambwe barimo prophesy, bazarota and your old women shall dream. hanyuma y'ibyo And then ingano zizatemba ku mbuga zanyu zizuzura ku mbuga zanyu you shall have a lot of hanyuma flour. y'ibyo And after that, amavuta yera yazuzura mu bibindi byanyu The anointing of noneho oil will iryo be ngiryo filled in akaba your ariryo pots. twikundira and gusa. that's what we love hearing. Yoweli yari yabanje kuvuga ngo ibyo bibaho iyo abantu babanje kugira gute kwihana Joel had said that happens if people have repented bakarorera gutanyura imyambaro and they stop rendering ahubwo their imitima garments, akaba ariyo batanyura imbere but they y'Imana rend their hearts before God. bagakingura imitima They open up their hearts, hanyuma Imana ikabona igakora ibintu bigaragara. and then God does the things that we see. Yesu ashimwe cyane. Praise King Jesus. Imana irimo ishaka umwanya nyawo ukwiye When God is looking for a right place, ishaka ko habaho kwihana kugiye kure. He wants deep repentance. Haleluya. Hallelujah. Uku kwihana And this kind of repentance utandukanye na kumwe wakoze igihe wazaga hano kwakira Yesu Kristo is nk'umwami different from the one you did when you were receiving Christ as your Savior. burya wari utangiye ahubwo igikorwa cyo kwihana. You had begun Kuko the kwihana action ndimo of mvuga. repentance. The repentance I'm talking about, Ni ukwezwa. it is being cleansed. Kwezwa kugiye kure. Being cleansed. Haleluya. Iyo Hallelujah. twakiriye Yesu Kristo ntabwo tugarukira aho ngaho. When we welcome Jesus Christ, we don't just Tuza stop there. twinjire mu mihango yo mu rusengero gusa. And we come and enter through the traditions Ahubwo of the church. dukomeza kugenda dukurikirana ishusho y'ubwiza bw'Imana. But we go on following the image of the glory of God. Haleluya. Hallelujah. Niyo mpamvu And that's why Yesu yavuganye n'abafarisayo. Jesus spoke with the Ijambo Pharisees. dusoma muri Luka igice cya 5 ku murongo wa 36. A word that is in Luke chapter 5, verse 38 n'uwa 39 verse 36 to 39. yavugaga ku kiremo cy'umwenda mushyashya bashyira ISEZERANO.com. He talked about a cloth that is tied on a new cloth. akavuga no kuri vino nshyashya bashyira mu mifuka
ishaje And he talked about the wine that akavuga is ngo put in umwenda old uramutse wineskins. ushaje He said that if a cloth is ukawushyiraho old ikiremo cy'umwenda and mushyashya you put a new cloth ngo nta onto it, kintu uba uwufashije ahubwo uracika there is nothing you help it, but it just gets torn. ngo ahubwo iyo ushaka kugira ngo udode umwenda ushaje But if you want to wawushyiraho ikiremo gishaje byibura byagendana If you want to make a new cloth, you can't noneho put an wajya old rag kudoda on it. umwenda mushyashya ukawushyiraho ikiremo gishyashya Amen. kandi uraza kumfatiraho ugeze That's kandi yesu ashimwe cyane okay. kandi iyo ushaka kugira ngo vino nshyashya uyibike mu mufuka wayishyira mu mufuka mushyashya And if you want to keep new wine, you should put it in a new old kuko skin, in a new wine skin. uramutse ufashe vino nshyashya ukayishyira mu mufuka ushaje waturika Because if you get new wine and put it in an old skin, it would get torn. ibyo bintu yesu kirisito yari arimo abigereranya n'umutima uhindutse Jesus was comparing that to a transformed heart. yari arimo avuga ku mutima uhindutse He was talking about a yari transformed arimo heart, yerekana ububyutse and he was revealing revival. vino nshyashya A new wine, igereranywa it n'ububyutse is compared to revival. haleluya Amen. ikintu gishyashya Something imana new. irimo ishaka kugira ngo ihereze abantu Something new that God wants to give unto his people. noneho vino ishaje ikayigereranya n'umutima wanze guhinduka And then old wine is vino ishaje ikagereranywa n'umutima wanze guhinduka old wine is compared to a heart that doesn't want to be transformed. yesu ashimwe cyane Hallelujah. iyo wikomereje ku bintu biri aho ngaho bya kera When you abide yourself on old things ntushake ko imana iguhindura kugira ngo habeho ikindi kintu gishya and you don't want God to transform you so that something new happens, utakaza ubusabane bwawe n'imana you lose your relationship with God kandi ugatakaza gutinya imana and you lose the fear of the Lord. iyo rero ibyo bintu byatakaye mu muntu So when you've lost all those things, ntabwo imana in a iba person, igifite umwanya yakoreramo God doesn't have a place to operate or work in. nicyo imana irimo ivugana natwe That's why God is speaking with us this morning. yesu ashimwe Praise Jesus. itorero ry'imana Church of God, murokore turi kumwe Christian that we're with, imana ikeneye umwanya God needs a place ikoreramo to work in. imana idufashe cyane May God help us. imana ikeneye umwanya ikoreramo God needs a place to work in. abisiraheli The Israelites, ubwo bari bamaze kugera mu gihugu when they had gotten in the country imana yabasezeranije kubamo the Lord had promised them to be in, yavuganye nabo nk'ibyo irimo ivugana natwe he said to them like the same things he's telling us today. irababwira ngo muzajye mwizihiza iminsi mikuru He said that you should celebrate these Irindwi. feasts, these 7 feasts. iyi minsi mikuru irindwi imana yasabye abisiraheli kwizihiza And these 7 feasts that God told the Israelites to celebrate, cyari igishushanyo cy'ubuzima bw'itorero it was a sign mu of buryo bwo mu mwuka uko rigenda ritera imbere it was a sign of the church's life, how it goes on growing. haleluya Hallelujah. cyari igishushanyo It was a sign cy'ibyo imana yifuza of what God wanted ko byabaho to happen ku iterambere ry'abakristo mu mwuka in the spiritual growth of the Christians. yarababwiye ngo He told them that muzajye mwizihiza umunsi wa pasika you should celebrate the Passover. umunsi wa pasika The Passover, icyo usobanuye kuri what twebwe it means unto ni us, agakiza duheshwa no kwizera yesu kirisito binyuze mu maraso ye it is salvation that we get through believing Jesus Christ through his blood. arongera arababwira And he again told them, ati kandi and then muzajye mwizihiza umunsi mukuru w'imitsima idasembuye you should celebrate the feast of unleavened ibyo bread. byashushanyaga ko That meant that iyo umaze gukizwa when you've served nturye ijambo ry'imana and don't eat the ntabwo word of ushobora God, kwigira imbere you can't get forward.
arongera arababwira And he again told them that. ati kandi And then muzajye mwizihiza umunsi mukuru wo kwambuka inyanja itukura, you should celebrate the day of crossing the Red umunsi Sea, mukuru w'umuganura, the day of fasting, ISEZERANO.com, umubatizo w'amazi menshi. which meant baptism. Ntabwo iyo uri umukristo ukakira Yesu Kristo ukiyibagiza ko umubatizo hari ikintu usobanuye mu buzima bwawe n'Imana mu kwigira imbere, wigira imbere. You can't be a Christian and you forget what baptism means before God as Gukizwa a Christian. ukibagirwa ko kubatizwa ari ingenzi mu mazi menshi, If you're saved and forget that ibyo baptism is very bisobanuye useful, kudindira kugeza ubwo utazigera uha Imana umwanya ngo ikorere muri wowe it ibyo means ugomba gukora. being stuck and not getting to a point of giving God a place to work in you. Arongera arababwira And he again told them, ati kandi and then muzizihiza umunsi mukuru wo kumva ijwi ry'Imana no kubaho kwayo, ibyo bumviye ku musozi Sinayi. you should celebrate the feast of hearing Ibyo the voice of byashanyaga God on what you heard on Mountain Sinai. umubatizo w'umwuka wera. That was showing the baptism of the Iyo Holy Spirit. wakiriye Yesu Kristo ukibagirwa ko ukeneye kubatizwa mu mwuka wera, When you receive Jesus Christ and forget that you're supposed to be baptized in the Spirit, ntabwo ushobora kutwigiza mu iterambere you can't take us ryo to mu growth. mwuka You can't take us to rishobora spiritual growth kuzana Imana hafi that would bring God ku buryo closer, ishobora kwiyerekanira mu buzima bwawe. in that He would reveal Himself in your life. Arongera arababwira And He again told them, ati kandi muzizihiza umunsi mukuru w'ijwi ry'impanda, and you should celebrate the day, the kuko feast of the bamaze kumva trumpets, kubaho kw'Imana, because after hearing the being bakumva of n'ijwi God ryayo ku musozi and Sinayi, hearing His voice on Mount ngo Sinai, bigumiye aho ngaho. the Bible says that they got stuck. Imana igomba gutegeka abari babayoboye And God ngo commanded those who bavuze had ijwi led them ry'impanda, that to blow the bamenye trumpets yuko urugendo rukijya imbere, and know that the journey still goes on. bamenye ko bagikomeza. They should know that the journey still goes on. Ibyo bisobanuye What that means, kuyoborwa n'umwuka wera no kugendera mu muhamagaro. being led by the Spirit and Iyo walking in your wuzuye umwuka calling. wera When you're filled with the Spirit, muri 92 kuko aribwo in nakijijwe, 92, because that's when I got saved, ukarekeraho, and you end uyu there, munsi ukaba nta yandi makuru y'umwuka wera ugira, and today you don't have ntabwo anything new from the wadufasha mu Spirit. iterambere rigana ahantu ho kubona ubwiza You bw'Imana. can't help us in the spiritual growth. Ugomba kuzuzwa umwuka wera, You must be filled with the ariko kandi Spirit, ukanayoborwa nawo, and then be led kandi by the Spirit. akaguhishurira umuhamagaro And then He nawe reveals your calling, ukawugenderamo. and you walk in that calling. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Arababwira ati kandi muzizihiza umunsi mukuru w'impongano. He told them that you should also celebrate the Feast of Atonement. Uwo munsi mukuru ni umunsi mukuru ushushanya gukebwa, bakebewe hakurya ya Yorodani bamaze kuyambuka ku musozi Gilgali. That day shows the circumcision before they were crossing Jordan. Uyu munsi mukuru And that day, usobanuye kwezwa bigiye kure, it means being sanctified deeply. usobanuye kwiyegurira It Imana, means giving yourself to God. usobanuye kugera ahantu It means going to a Imana place. ikakubwira iti ndumva nshaka kubana nawe mu buryo numva wareka gushaka. It means that there is a place I want to be with you, in that you don't get married. And you say that God, I'm here. Ikongera ikakubwira iti And He again tells you that ndumva hageze yuko ubu akazi wari uriho wagahagarika time has come so that you kugira ngo stop nkubone working, neza, so that I see you clearly. ukavuga uti ndahari. And you again say that God, I'm here. Ikongera ikakubwira And He iti again says wa that mugore wari ufite ahantu utari warigeze usobanurira abantu, the other woman that you had aside, nagira ngo noneho ubivuge ko ahari I want you kandi to say utandukane nawe, it and separate with her. ukaza ugahagarara aha ngaho And you ukatubwira come and uti burya stand before nagiraga us and bane. tell us that I had 4 wives. Ibyo nibyo byitwa kwezwa bigiye kure, That is what is kwiyegurira called Imana. deep sanctification. Ibyo ngibyo iyo birangiye iyo minsi mikuru 6, And after those feasts are done, hakurikiraho umunsi wa 7 witwa umunsi mukuru w'ingando, there is a feast ngo of the bawizihije tabernacle. bari kumwe na Dawidi ku musozi Siyoni. They celebrated it with Hari David on haciye Mount igihe kinini Sinai, cyane Zion. barananiwe kugera Siyoni, Time had come when they had not reached Mountain Zion, ariko kuko Dawidi yari umuntu uzi gushakira Imana umwanya. because David had a place for God. Igihe kimwe yigeze kuvuga ati ntabwo nzurira urutara rwanjye, One time the Bible says that I want to go to my sinzurira uburiri bed. bwanjye, I want to go to my ntabwo bed. nzurira igitanda cyanjye, to go to my ntabwo bed. nzemera amaso yanjye kugira gutya I won't let my eyes sleep. gusinzira, I won't let my eyes ntarabonera sleep. Imana yanjye ahantu, Before getting a place for God, ntarabonera intwari ya Yakobo ubuturo, before getting the kuko God of Dawidi Jacob
yari umuntu uzi gushakira Imana ahantu. Because David was a man who knew how to seek a place for God. yakoresheje kugira ngo yuzuze amasezerano y'ibyo yari yarabwiye Aburahamu papa wabo mukuru. He used him to fulfill the promises he had given to Abraham. Siyoni nibwo bari bageze mu mwuzuro w'igihugu Imana yababwiye. Because when they got to Zion, it was the fulfillment of the country God had told them. They celebrated it all together with all Israelites, bringing whatever they had harvested. And that means you're in a place in the presence of God, where a Christian sits in the glory of God and goes to His glory. And when God says, who is ready so that I use him? And they say that I'm here, Lord. Let us clap to our living God. Repentance. It is the right time. It is the right place that God works in to reveal His image. And He reveals it in a way that is seen. Hallelujah. Hallelujah. Repentance. It is the only way that helps us to receive the image of God. There is a time you find Christians asking themselves, how does God speak? I always hear you saying that you've heard God. How do you hear Him? How can you hear Him? How can you hear God? God never wants to be with the things that are in your heart. God doesn't work in kavuyo. Praise Jesus. God doesn't fight with things. And He's fighting with people in their hearts. He wants to talk to you. Hallelujah. Hallelujah. And that's one time He came to Isaiah. That in the year King Josiah died, that's when Isaiah saw God. Isaiah was a prophet. He had spent time prophesying. He had prophesied 5 chapters up to chapter 6. But he had not seen God. So one time God revealed Himself unto him. But it was in the year that King Josiah died. King Hosea died. Yesaya kugira ngo ashakishe uko yabona Imana agahora buri gihe cyose afite ukuntu yahanze Uziya. Hosea was the one who had blocked Isaiah's eyes so that he doesn't see God. So God took him away. He took away Hosea. When God wants to get a place in the hearts of the people, when God wants to get a place in the church, He is downloading the grace that could send away all things. The grace that takes away things. So that he aids you. He takes away all those things. There's a time He comes and finds a person there and He sends him away. People can go away. Because God wants to reveal His glory. Amen. Continuous repentance. It goes through 4 steps. 4 things. I said it only 4 things. But you will hear those ways and find a name to call it. For you to repent deeply, you need a revelation. Hallelujah. You need a revelation. That's why a Christian
ugikizwa who has just gotten saved, turimo tumusaba we are always ujye uza requesting mu him, materaniro please come for ujye no service, muri serire go in the cell group, uze mu masengesho kuwa come for gatatu prayers on Wednesday, uyazemo no kuwa and again gatanu come on Friday. ngo kandi niba hari ibintu byabaye And ubyitabire then if there are things that burya happen at tuba church, turimo please turera come. umwuka we We are seeing his kugira ngo spirit ugere kuri urwo rwego rwo guhishurirwa imana so that he gets to that level kuko of being revealed unto. ntabwo aba yari yakagera ku rwego nk'urwo Pierre nyine Because he has not reached a level like Peter is, igihe akamva arayumva where he feels God. iyo ugeze ku rwego urimo wumva uyumva muri wowe When you reach a burya level of niyo feeling God, iguhishuriye even if he urabimenya reveals unto you, you get to know it. binyura mu guhishurirwa So he comes through revelation. ariko ntabwo ari umurokore ukijijwe gusa And it's vuba not just to a Christian who is just saved. n'abamaze igihe iyo Imana irimo ishaka kugira ngo ibakoreshe nyine ni uko ibigenza Even those who have been saved for a long time, if God wants to use you, that's how he Yeremiya does it. rero So Jeremiah yagize guhishurirwa had a revelation, arahinduka kubera ko and he was transformed because ikintu cya kabiri cyitwa guhinduka the second thing is called transformation. twasomye mu gitondo We read muri in the Yeremiya morning. igice cya 31 Jeremiah 31, murongo wa 19 verse 19. badusomere Someone should read for us. Jeremiah 39, verse 19. twabuze umuntu udusomera Yeremiya 39, 31 murongo wa 19 31 umurongo wa 19 Peter nahageze. yego Ni ukuri namaze guhindurwa ndihana yego kandi namaze kwigishwa nikubita ku matako naramwaye ndetse nkorwa n'isoni kuko nari mfite umugayo w'ubusore bwanjye. Yeremiya Jeremiah, ngo yari afite umugayo wo mu busore bwe that he had a disgrace from his youth. abimenya ageze mu gice cya 31 cy'ubuhanuzi And he knew it after getting to chapter mu 36 gice of cya the mbere ntabwo prophecy. yari yarabihishuriwe From chapter 1, it was not ibice revealed to him. 20 The tugeze 10th mu gice chapter, cya 31 ubwo in nawe chapter ugereranya uwo 31, murimo ukuntu ungana compare all that work, how it is. Yeremiya ngo igihe kimwe aravuga ati ishyano riraguye So Jeremiah one day said that, ngo ahishurirwe ikintu that he was revealed unto something kiri mu buzima bwe that is in his life, ngo cyo mu busore bwe that kandi is ari mu from his murimo youth, yet he is in ministry. haleluya Hallelujah. yari ahishuriwe He was revealed unto. iki kintu ndimo mvuga This thing that I'm talking about, gitangirwa no gukura ko guhishurirwa mu buzima bwawe it begins from growth of revelation in your life. ngo nuko abihishuriwe arahinduka arihana And then when it was revealed to him, he transformed and he repented. ntabwo imana umuntu ishaka kwerekaniramo ubwiza bwayo God, a person he wants to use to reveal his glory, ari umuntu uzi imirongo myinshi ya Bibiliya is not a person who knows a lot of lines in the Bible or ntabwo ari scriptures. umuntu umaze kumenyera guhagarara imbere y'abantu benshi It is not a person who is used to standing before very many ni people. umuntu ufite guca bugufi mu mutima It we is a person who is humble in his heart. haleluya Hallelujah. kugera ku rwego imana ishobora kumuhishurira ibitagenda Up to a point God can reveal to him things that are not working, akamenya neza icyo imana and he imubwiye gets to know what God is telling him. haleluya Hallelujah. ugeze ku rwego ashobora gutahura ibintu kuvumbura ibintu satani yahishe mu buzima bwe A person who reaches the level of discovering what Satan has hidden in your life, akabisohora and he brings it out. haleluya Hallelujah. Yes. ntabwo ari uwo babwira bati ariko mwene data turabona urimo ugenda nabi It is not a ariko person burya that niko telling that you're nteye walking in the wrong way. muzantunge mutyo muntware mutyo niko nteye That is how I am. Please bear with me. oya No, it is not that kind of person. imana idufashe cyane May God help us. navugaga I was saying ngo imana irashaka umwanya that God needs a place mu buzima bwacu in our lives itorero as a church. ikeneye gukora ikintu
He needs to do something, igikoranye natwe working it with us, gishobora gutuma abandi bantu something that would make other people bayibona see him bakaba abana b'Imana. and become children of God. Yavuganye nanjye arambwira ngo ugende ubabwire ngo ndashaka umwanya He spoke with me and he told me that Kuko go tell them nshaka that I gukorera want a muri bo. place because I want to work through them. ibyo And that bikorwa n'Imana ibikoranye n'umuntu uri mu mwanya nyawo ukwiye. it is done by God through a person that is in the right place. Mwanya nyawo ukwiye A right place no kwihana. is repentance. Hanyuma ikindi cya gatatu So the third thing, ni icy'umugiriki avuga ngo ni ukuvanwaho icyaha. It is where- Kinyarwanda turavuga ngo ni ukwihana nyine. is where a Greek person said being cleansed from sin, which we call Kuvanwaho repentance. icyaha kugera ahantu Being cleansed from sin up warenze to a kugira level. agahinda k'ibyo ukora, You forego the grief of what you're doing, ahubwo ukagira ububasha kuri ibyo ngibyo bitagenda, but instead you have the ukumva hari ability. ukuntu urimo bifata mu mwuka. You have the ability of what's not working and you go get it in the spirit. Hanyuma igikurikiraho cya kane, And then the fourth thing, uba wamaze kubona umwanya nyawo ukwiye muri wowe, you've gotten ibyo the twita right place in your guhemburwa, life, which we call being set hanyuma free, Imana igakorera muri wowe. and then God works in you. Iyo twananiwe kwemerera Imana ko iduhindura, When we fail to let God transform us, dutakaza Imana. we lose God. Gerageza rero. Please try hard. Haleluya. Hallelujah. Wongere ushake Imana. Try hard and Ese search for muracyari God. kumwe? Are you still with Him? Cyangwa Or- warayitakaje? Or you've lost Him already? Wumva se ufite gutinya Imana? Do you have the fear of God in you? Guhishurirwa inzira z'Imana Being revealed unto the ways of bituzanira God kugira agahinda k'Imana. brings the grief Ibi of nibyo God, the bidufasha sorrow of kumenya God, uburemere bw'ikosa which help us to know the no value of kumenya the ko waciye mistakes ukubiri n'ubushake bwayo. and knowing that you've gone against His will. Niyo mpamvu mu rurimi rw'ikigiriki basobanura icyaha muri ubu buryo And bukurikira. that's why in Greek they explain sin Baravuga in ngo these three icyaha ways. They say that sin, ni ikintu cyose ISEZERANO gituma usha .com. intego y'Imana ku buzima it bwawe. is anything that makes you lose the goal of God unto your life. Icyaha And that sin ni ikintu gituma utakaza umugambi w'Imana ku buzima is bwawe. something that makes you lose the plan of God unto your Icyaha life. And sin, ni ikintu cyose kikubuza kugera mu bwiza bw'Imana. it is anything that prevents you from getting to the glory of Ubwo God. rero icyaha So sin, ni ibyo uzi byanditse muri iyi There Bibiliya, are things that you know that are written in the wongeyeho Bible, n'ibitanditsemo, plus those that are not Umwuka Wera written, ashobora kuguhishurira, that the Spirit can reveal nabyo to you. ukamwemerera uti nibyo Mana. and you let Him work and tell Him that they are true God. Kuko hari igihe umurokora akubwira ati siniba, Because there is a time a Christian tells you that I don't steal, ntawe I nangira don't commit ubusa, adultery, I don't rwose hate mfite no ukuntu one. nitwararika, There is njya a mu way I materaniro ku walk isaha, rightly. ntanga icyacumi, I go on time in fellowship, I offer tithe. ibyo ntabwo si byo byaha. And he makes a long list, those Mugiriki not other things. asobanuye mu buryo butatu So a Greek icyaha man icyo has ari cyo. explained a sin in 3 forms. Kwihana rero So repentance, nk'uko twabivuze as we've said it, ni urugendo rukomeza it is a continuing journey tukaruyoborwamo n'Umwuka where Wera, we are led by the Holy ko Spirit. tugenda tumuha umwanya, As we go on giving Him ko time, agenda duhindura, He goes on transforming tukagera ku us rwego Imana ibona umwanya mu buzima and bwacu, reach to a level where God maze gets a place yashaka in our lives. ubikoreramo, And if He wants to work bigaragaza through icyubahiro someone, cyayo mu buryo bufatika, to reveal His glory in a tangible way, ikankoresha nawe ikagukorera. He uses me and He uses you. Imana ibahe umugisha. God bless you so much. Reka twongere Yesu amashyi. Let's clap for the Lord. Imana ihabwe icyubahiro cyinshi. Glory be to God. Amen. Amen. Mwigisha w'ijambo aduhaye amagambo meza. God bless Amen. you for preaching for us for such a good Arangirije ku words. kintu gisobanura icyaha. And she ended on a thing of explaining, 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 a thing of